Bandimwe bene data nshuti z'umusaraba nanone ndagira ngo bageze ino ndirimbo yifashije umutima wanjye muri ijoro ry'uyu munsi wa none ubwo ari gutekereza hejuru y'urupfa ndetse no kuzuka k'umwami Yesu. Hari indirimbo y'inumero ya 4 mu ndirimbo za Wokovu ngeze ngo mbasangize kugira ngo namwe ize gukora ku mitima yanyu kuko yageze ku mutima wanjye ibafashe. Reka muze kukurikira. Usiku kabla ya kuteswa Yesu alikusanya wanafunzi wake, alifahamu kwamba saa yake ya kutolewa imekaribia. Kwa Roho aliona Getsemani, mateso yake na huzuni nyingi, zaidi alipofusa ile atapoachwa hata naye Mungu. Alitamani saa ya Pasaka pamoja na wapendwa wake Mungu, katika pendo lake kubwa sana aliyashinda majaribu yote. Akautwa mkate akamega, twaeni mule, huu ni mwili wangu, na akawapa wanafunzi wake, waeni kila mtu aminie. Baadaye akawapa na kikombe, na akasema, nyweni nyote, hiki ni damu yangu inayomwagika kwa ondoleo la makosa yote. Ni damu yangu inayomwagika kwa ondoleo la makosa yote. Baadaye akawapa na kikombe, na akasema, nyweni nyote, hiki ni damu yangu inayomwagika kwa ondoleo la makosa yote. Ni damu yangu inayomwagika kwa ondoleo la makosa yote. Mwami Yesu kandi Imana igira neza, uyu ni umunsi mwiza twibuka gucungurwa kwacu, umunsi twibuka intsinzi y'Igorigota, tukibuka intsinzi y'umuzuko wapfuye. Data uwo kwizerwa kandi uwo kwiringirwa, ureke buri wese wumvishije ijambo ryawe abasha gutekereza hejuru y'intsinzi yo kuzuka, abasha gutekereza kuko wazutse kandi uyu munsi ukaba urubuto bw'Imana. Ntabwo waheramo n'ikuzimu, ntabwo waheze ikuzimu, n'ubwo umwanzi yari yishimye avuga ko wagusingiriye, ariko Mwami Yesu kubw'imbaraga z'Umwuka Wera, niko ijambo ry'Imana ritubwira, kubw'imbaraga zazo Yesu Kristo mu bapfuye, izo ntabwo zatuzura kumusubiraruka. Asante kugumirwa natwe, asante kugumirwa guheza abantu umutima wo gutekereza hejuru y'umuzuko wabasinziriye ndetse no kuzuka k'Umwami Yesu. Abantu bakomeza kwisiza iyo nsinzi, tuzamamaza hirya no hino, tubibwira abatarabimenya kuko wasinze kandi uzahutsinda. Asante kutugiriye neza, asante kutwitayeho mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.